abasore noneho bamaze kuzamuka ikipe ya NSN bakinnyi bane bose bamaze kuzamuka byabayeho muri Tour de France ya 2009 nibuka neza ikipe ya Sky yari ifitemo Cavendish isanga we na Poso pilote abandi bose bazamuka ku munsi wa nyuma muri zone yamaze kuba secured ikipe ya Sky yaragiye ifata isiganwa irarikurura biza kurangira Poso pilote wa Cavendish babarekuye mu ikorosi rya nyuma ajyana na Poso pilote wa kabiri abandi bose ubundi Poso pilote agomba gusoza. Ibyo rero iyo ni ikipe ya NSN umwe babiri batatu bane etape yarangiye ngabo bari kumanuka rwose bari muri position yo kuza gusoza agace ka ariko nyuma kandi Eritrea nayo irashaka kureba ko nibura yazamuka kwenye kureyo ubu n'umwanya wo kurwanya position reba ukuntu uno mugabo yaryamiye igare yarifasha aryicarira arishyira ku butaka nuko ngo ahita aryegereza ku butaka ntabwo ririmo avuga ngo beti gufashe hasi yagendaga abayumva cyane ngabo rero umwe babiri batatu Mayo Jaune yazamutse gufasha umusprinteri wabo kubera ko ivyo byamaze kurangira Mayo Jaune iracyaye mu irarara kuri mu biganza byande bya match bityo rero kwa akazi k'uyu munsi karangiye nafashe bagenze gutwara iki gushaka amafaranga yiyongere mu yandi cyane $1,100 cy'amadolari yitwa etape ya Tour du Rwanda ngabo NSN bose bamaze gukora dore ndi mukinyi wa NSN waraje noneho wagiye kurebe guturuka inyuma areba ngo yabe mu bitugu n'indufite ubushake iyi kipe irakomeye mu kanya rwose ribaze ku karere ubundi abakobwa batega amaboko babyine babereke uko mu Rwanda tubigenza akaba rero avuyeho yakoze igihe kinini cyose turagushimira cyane akazi wakoze Mayo Jaune ariko itazamuka mu kintu uturutse inyuma agiye gushaka amakuru ahise agaruka kugira ngo akurure kubera ko mu kintu twatangiranye akurura we akazi karangiye Mayo Jaune afashe isiganwa mu biganza bye ntabwo ari gushaka etape ntabwo ari gushaka Mayo Jaune ahubwo arimo arashaka etape Etmar Enon ndetse na Paul Martin bashaka ko batwara etape izamuka gusa ikipe ya Picnic nayo tayari cyane Picnic abakinnyi batatu bazamutse tugiye kubona sprint y'icyamakoma tugiye kubona sprint nziza cyane hano icyo bisumba ku makuru cyose rero ni ukuza kurwana bamaze kurenga hehe bageze kuri rond-point ahangaha bari kuzamuka Picnic iraxereye Picnic barazamutse ikipe NSN nakisha kureyo Mayo Jaune yakomeza kureba nawe kinye bakiriho ariko nawe n'umunyayitera ari inyuma Picnic bamaze kwidepoza NSN yamaze gufata umuhanda NSN umwe babiri Eritrea bazamutse akase neza village iyi ni kosi banze rya nyuma arimo ari imbere ye ndabona Enoke yamaze kwasama NSN afite umukinnyi umwe babiri ndabona Mayo Jaune we yamaze gufata kujya muri peloton gutuza NSN yafashe ibintu biganza byayo akandagira igare ko muri dauto wa NSN arakandagira asigaye dernier virage NSN ataka atanze umwanya Rembe tifatiraho akata Rembe ajya muri sprint reka turebe Etmar Enon ari imbere mu kiso ikipe ya Rembe ata sprint cyane Etmar Enon yatsinze umusore muri Rembe shaka etape akora sprint nyukirigare arabikoze abwiye imbere uko abikoze abwiye basigaye mu Budage uko abikoze arabikoze abatagiye ku bitabo bya Gisenyi azamuka yashirije NSN Etmar Enon yabyageza ariko ntibyabasha kunda Mayo Jaune ku biganza bya Kirisi ariko batakaje etape nibyo batakaje etape ahubwo etape yerekeza mu ikipe ya Rembe twarababwiye ngo iyi Tour du Rwanda biragoye ko umuntu yatwara etape akongera akiyongeza indi etape ya gatanu ya Tour du Rwanda uramubona Heidemann ahita agorora umugongo etape ya gatanu ya Tour du Rwanda 2026 ikaba itashye mu ikipe ya Rembe uwo rero ni Byukusenge Patrick wagerageje n'ibyakunda iyo rero ni etape ya gatanu igiye mu biganza by'ikipe ya Rembe iyo mu gihugu cy'Ubudage etape ya gatanu rero ikaba itwawe n'umukinnyi wo mu ikipe ya Rembe itabiriye ku nshuro ya mbere Tour du Rwanda iza muri 2026 uri sprint ikomeye cyane abakinnyi b'ikipe ya NSN bishoboke ko bagize umunsi muremure kuko barebanye bati ninde ugenda bose biranga ariko birangira Rembe yegukanye etape ya gatanu ya Tour du Rwanda intera kilometero 82 yari circuit yabereye mu karere ka Rubavu ku nshuro ya mbere ibereye muri aka karere
igare iminsi ibiri mu karere ka Rubavu ko ku munsi w'ejo hasoreje etape ya kane ndetse uyu munsi hasoreza etape ya gatanu ya Tour du Rwanda. Nguko uko rero bigenze ubwo hasozwaga etape, bivuze ko n'amasegonda 10 ya sprint ya nyuma ya bonus nagiye mu ikipe ya Lembe. ariko twakira uwiduhaye Mike arahageze nyuma y'iminota 2. Benjamin Boss akaba yikwenye etape ya Tour du Rwanda isorejwe hano mu karere ka Rubavu.